akabakiriya b'iyi minsi ariko izina ry'Imana yo mu ijuru radukoma iyo mpamvu yanganya mwini ako turakomwe oya aradukomye bisa abaye ikintu cyo gukoma izina ry'Imana radukomye nabari mu rugo bemeye bayamanitse kadusome messages turi kugaragaza kubashikiriza injana nsha ziri kuhitinga kwisi badukomye bazita amapiano in the food ikindi cya kabiri message zize udukubita experience handi boss yamaze kunyi yego Pastor Jijoro handi jire yamaze kwinjira ameze neza akavuga ati DJ mumwereze wenda guhindura handi kozize nuko numuri twese yarebye akavuga ati ariko birajite ko hamwapanaje wabizanye pastor ariko aho yanyamara ni nabyo mu bantu bari hano ni wa muntu urimo kunywa ikintu adasanzwe rero ni wa muntu urimo kunywa ibintu udasanzwe unywa abandi twese turimo turanywa ibintu dusanzwe tunywa nta kibazo ariko umuntu agomba no gufata pause gushyiramo ibintu uri muri by'imiyaga pause ibintu by'imiyaga mubiri ntabwo ari moteri mubiri si moteri ahubwo okay No, wait. message wait ikirahure cyanjye cyari iki yezi ko nagukundi ko ikirahure bakinywera okay that's cool messages ni nyinshi kabisa wowe ni wowe ji bimeze neza ya mango ni sawa uhereze nawe yingi reka mbabaza ikibazo kimwe izi ngizi zino nizo hajya nizo kwandira nabaguriye tourne ya mbere je ntabwo ndi kunywa urebe uri kunywa sawa urebe uri kunywa nabaguriye tourne ya mbere ariko zino nta kibazo icyo nzi cyo nkubonanye bitanu izi zinyange ndaja no kwa Moses ndakuzanira ikarata okay Aline wabibonye uri kubara uri kubara Paul muri muntu ibyo ari cyauzi ko ari gucuruza ari kubara Paul gucuruza amasaha yarenze ko Paul ziri kugenda umaze kubibara mbona shigura ngahe wowe umaze kunywa ebyiri ndimo ndabara je ndacyari ku kari ukacupa kamwe k'inyanya none se iyo wayisukiye nde wowe mwiki inzanira hayi azanira detori siko nyamacoma hano ari 1010 niyo mpamvu tutazanye icyokezo cyo iyo mwibesha ukagira icyokezo ari gukuzi ariko n'ubundi bari kugikora nuko imyotsi yarukuneza karamutse mwari kuntahana n'igihumbi karankuze wallahi iyo tugira kwera kutamenyera kunyura mu kirahuri biri kunkora turyoshye nanjye ndi kwihata za panashi okay aze panashi ni iryoshye oya messages z'abantu musome message mubabwire ko hanahiye dutangire ariko mwe namwe hashye mu rugo gusa nimuze nyuma tabarita bazarore ongera ugasubize apana yawe ugasubize n'ukuri ko Imana babari nonse nitwasohokana gasubize ego baby uriye umusa nakwemereye kugurira agacupa sizi ibyo urimo sawa men aya ni nyuma ya lockdown umusa ibintu byarakomeye mame ukunyora mu rugo sawa men ndabizi mwese mukumbuye cyitwa akabari mukumbuye kwicara kuri twa dutebe mukunda cyane mukumbuye kubyina za ndirimbo zaho ibi nibyo byinshi bakumbuye mu gihe kingana hafi imyaka 2 abantu bari muri guma mu rugo cyangwa se abantu bari mu ngo iwabo batagera hitwa icyitwa akabari cyangwa se bare hari benshi bakumbuye iyo view hari benshi bakumbuye kureba ubwo busabane bukunze kubera aho twita akabari uyu munsi muri Friday Fright cyangwa se mu ijoro ryatambutse nubwo hongeye kugaragara muri RBA cyangwa se mu kiganiro Friday Fright gikunda gukorwa na Anita Pendo Gitego ndetse na Bisoso bongeye kugaruka mu isura y'abantu bari mu kabari cyangwa se mu isura y'abantu bongeye kugaruka mu kabari bari gufata icyo bakunda bari gufata ibyo bakumbuye nk'uko mubona mu mashusho murabonamo utu etajeri dukunze kubona mu tubari twadutse dukunda kwicaraho ibi ni byinshi cyane bakunze gukora kugira ngo bashimishe ababa bari mu ngo iwabo kugira ngo bashimishe ababa babuze ibyo bareba cyangwa se bakora abo bataramana nabo imbere ya televiziyo zanyu
iki ni ikiganiro Friday Fight, ikiganiro dukunda gukurikirana turi benshi. Ni igihe kinini cyari gishize ntabasha kuvugira mu isi tubanamo bitewe n'akazi gatandukanye twari turimo. Uyu munsi tukaba tugarukanye na Friday Fight yo mu kabari. Nizere ko mwaryohewe n'ibyo mwabonye, nizere ko mwongeye kujya mukumbura bya bindi byinshi cyane muzi namwe njye ntagarukaho. Iyi ni isi tubanamo, ni isi tubamo. Tubibutse ko hari amakuru agiye atandukanye abagiye anyura mu gihugu cyacu muri social media zitandukanye. Inkuru trending mwamenye cyane ni isezera rya Olivier Kwizera, umunyezamu w'ikipe ya Rayon Sports ndetse n'ikipe y'igihugu NCG. Benshi mwagiye mukurikira mubona hashtag yagiye uvuga ati please garuka. Nanjye reka mvuge nti please garuka, uracyari muto, uracyafite igihe cyo gukora. Garuka wubake ejo hazaza, garuka wubake umupira w'amaguru w'Abanyarwanda. Iyi ni isi tubamo, iyi ni isi tubanamo. Bye bye, ciao ciao.